Enza gute furuge mu gena kazishira hano gutya mu mpande. Okay. Abarese mugakira impande zose. Babanje kuba iki kugira be full games. Biterwa. Okay. Ubu zose izo mukinisha muzifite. 10 na zingahe? Sawa, Mr. Oswald. Shange ndabemeye kabisa. Ubuzi gukina iyi ngiyi iriya nini yakunanira. Akore ubuhanga bakoranye inkoni neza nk'iya biyari. No kugira ngo noneho urebe iyi ngiyi umenye ngo iyo uri bukinishe ni iyi nyanango nayireba noneho ngo nyimenye ubu mbibonye mu kanya ko urabona ko abuze ko zisa nezirasa okay nese white si sohotse ubwo ubwo ngubwo arageze too short Emuga kamere nzakige nibereye ndi jyenyine kabisa abanzagaruka mbatsina muri mwe nta nuzantsinda ninkafatira iminsi nk'ibi kereka kuza kukanyigisha mwanca ngahe imikino 3 ni desi uziko mutanahenda ubwo kugira mbimenye byantwara nk'imikino ingahe 30 kereka ndi umuswa usanzwe uzi nk'iriya isanzwe nyizi ahita ikorohera uziko ibintu mushatse kubigaragaza nk'impano mukazashaka umuntu ubibazamurira uziko ibi bintu byabageza kure mana uzi biraka wabona byo gukora bene zino biyari ubwo ufite zingahe wowe hanze araburimo Kino mwiza kabisa. Shawe mukino ni mwiza. Uziko uryoshye kurusha za biyari z'abantu nini. Nubwo bubanywa bimwe byateye bangiza ibihaha. Ngo mwangiza ibihaha byanyu ngo muri gutsindana munywa. Ugasanga bararwanye bakubitanye inkoni bari gukina. Ko twakiri kwishimisha. Kabisa. We Fabrice ruguru. Fabo nawe ahindutse vuba sawa pastor. Fabo nawe yamenye ubwenge ntago yahaca. Wow, we urabura imwe. Ubwo isubura imwe. Arabura imwe. Mwese muranganye. Mwese munganye. Mugiye kurwa ubwiyo ni rukara. Ni yanyuma nimwe y'umukara. Akabara gutsinze. Ngaho ya code ngiri. Gutangije game. Game yatangiye. Game yatangiye. Ubu utsinze n'uwu. Ubwo iya kabiri nayigiyemo. Bamwita fire. Ni imipira ine. Ubwo winjije n'abatsinze. None ubwo iyo ko yisubijemo se. Iriya niyo ego ni wowe ikinisha. Arakina two shot. Nta two shot irimo. Two shot ziba muri full game. Mujya mujyana na full game. Okay. Niki ni icyuma kabisa. Shaka akantu ndagafunze byahatanga. Nese ubwo bivuze ngo ubonye n'uburyo ukora ikinini wagikora kibazo. Teknolojia wa muganga. Teknolojia. Ubwo maze kurenza zingahe? Ebyiri. Ubwo hasigamo ebyiri. Oya hasigamo eshatu. Aha.
Rwasigayemo imwe. yari babiri ubwo iyo ngo nayinjiza urabutsinzwe arabahiye umwana muta mwese ubwo kutayishyizemo kandi mo nawe ufite umwanya wo kwishyira ubu barimo cyatekereza kode ndamuzi Kode. akunda amafaranga ntabwo ari byiza Ntabwo arahombye. uragiye kwitahirisha none se ko mbona ubwa mbere mwabushyiragamo bwihuse nka mbona ubwo bubananiye ubwa bundi bwa mbere nabonaga buri kwihuta iyo hajemo kode waje irimo hagati ugezemo hagati yasohotse ako nikakunanira Ubwo kabaratsinze. ubwo ni wowe utsinze Oya kubera ko bisohokanye. nababwiye ngo ujye kuvoma ajye kashara ko kumwiza hano nujye muri video Oh. papa atazakubona muri mwese buretse gato mwese kuyikozeho ukayishyira aho ngaho Yari yarenza yigarura mu kibuga. ndava hano Ubimenye. Ndakurahiye da. Birasohokanye. niko Ni imfabusa. nayo ibaye imfabusa nanywe hepfo y'igipangu hepfo y'igipangu ujye kuzenguruka kwa mama wanjye Kandi uragira kamwe niwe urabutsinze. ubu nukuga mwese muri guhanganira kamwe gusa akaba aramutsinze. Uriya niwe utsinze. Okay, tugendeye kuri iki gitekerezo bayita ngo icyari bayita biyani biyari mwawe ujya kuyikora n'iki wagendeyeho n'iki cyakuje mu mutwe mbere na mbere njya kuyikora nabonaga nyine ahantu babikina ndavuga ati nanjye reka kubikina nyine imyaka itaragera ndavuga ati reka ngerageze nanjye ndebe ko nakora iyanjye nuko nshaka inuza muba nshaka n'uduti nshaka n'udukweshoni nanjye ndayikora ubwo uvuze muba uba uvuze iki ni ikibaho nyine dushyiraho umwenda ubwo ni bodi hakaza n'uriya mwenda nyine reka tubwenda ko ari kotoni cyangwa ushobora kuvuga canvas nabyo birashoboka noneho ikindi noneho uvuga ngo ugiye kuyikora intego nyamukuru yari iyihe hari ukuntu nyine nka gutya tuba turi muri vakanse wiriwe wicaye iwanyu uvuga ati mwenda nko muri vakansi zazigera tugisohore hanze nka gutya tube turi kwikinira yariyo ntego mfite wese ubu ngubu nk'iyo muri gukina iyi biyari mubona umwanya wo gusubira mu masomo natwe ntabwo tuyikina nyine turi kwiga tuyikina muri vakansi nka gutya twaruhutse ukumva bivamo se n'abandi bantu ukabigisha neza nta bintu by'amahane bijya bizamo cyangwa uruntu aya nta bintu by'amahane bijya bizamo dukina neza ikindi nanone ababyeyi bawe barabizi se basi nose sinyibika mu rugo wowe barayibona kweri nta kibazo nose ubu naba narayikoreye he tuvuge wenda nko kuvuga ngo turabizi ko biyari ari amanuza sinzi uko umuntu bazita ziranuza zituma ubona amanota ntabwo ndi kutwibuka tuvuge wenda ziranuza nuza wenda tuvuge mwe mukoresha amabiye cyangwa ikindi irindi zina ni irihe ni inka nyine turiya dupira wowe ujya kuvuga ngo ngiye kuduha amazina kuko hari inini hakaba n'intoya wagendeye kuki njya kuyiha amazina se biyari cyangwa iriya mipira imipira nyine twebwe kubera nta nimero ziba zanditseho nk'iriya biyari nini twebwe dukunda gukina amanota ntabwo dukunda gukina full game niyo mpamvu ubona ari hagati hadaciyemo ka kantu ko muri full game ka mpande eshatu ndabibona none uriya murongo w'umukara urimo uwo uvuze iki nyirizina uriya murongo w'umukara ni wo batangiraho ba burekinga ntabwo ushobora gushyira imbere yaho
ariko ushobora gushyira inyuma yawo burekingi. ushobora gushyira inyuma cyangwa mu murongo birashoboka. Ariko imbere ntabwo bishoboka. Nka kuriya twakinaga biye tukajya kurengura wenda ukavuga ati ntabwo wemera kurengura ahangaha cyangwa ahangaha. Ikindi kintu ni nk'iki wenda wabwira ababyeyi nyirizina uvuga ati ushobora kuba gufasha abana ni nziza cyangwa ni mbi. Oya, nshobora kubafasha nyine abana babo baba bicaye mu rugo nka gutya tuba twicaye nimugoroba bakaza nyine nkabigisha nabo bakaba bakina amasaha yagera bagataha kuko ntabwo dutaha bwije saa 12 iyo zigeze tatwiterura tukajya kuyibika. Ubu se wenda tuvuge nko mu bumenyi wifitiyemo cyangwa wenda creative cyangwa indi mpano yo kuvuga ngo nshobora gukora ikirenze uwo mfite ibikoresho cyangwa mbonye ubushobozi. Urumva nkawe ni ukuvuga wenda akangaka nako wakoze kigerageza gatoya wumva wenda nko mu minsi cyangwa ubonye ibikoresho cyangwa inkunga urumva wakore nk'imeze iti. Mbonye inkunga nakora nyine imeze nk'iriya nini. Mbonye ibikoresho byiza byinshi nakora isumbuye kuri iyi ngiyi ho nyine niniho pani imeze gutya nino myobo nkayihindura kurya itazazitakara hasi ikazazimanukiramo muri iriya nini nyine. Hari ikindi kintu wenda ari ukuvuga ngo ngiye gukora ngo ibyo abandi bakoze aho ngaho ntabwo uba ukoze ikintu cy'umwimerere ngo aba ari igihangano uba wiganye n'urugero kandi nanone ibyo bintu birahanirwa nanone bifatwa nk'aho ari ubujura. Wowe ni nk'akaya karusho ushobora kuvuga ati nakangaka nibukore n'uyirebye akavuga ati ni naka wayikoze. Akantu nshobora kuyihindura kuri rabiyari nini kakaza gatandukanye nk'iyi ngiyi ntoya nakoze ndebe kuri iriya nini. Urabona nyine nk'iriya nini ntabwo bajya babika inkariya zo zitazimanukira munsi zikajya nyine hamwe wahita isohokera. Twebwe ntabwo twabikoze twabuze ati twebwe reka tujye tuzitoragura hasi tuzishyire hariya. Niko kantu nyine natarebeho kuri rabiyari nini ngo mite nanjye nkakora ndavuga ati twebwe tuzishyira hariya inyuma. Nanone hari ikindi hari ukuntu abandi ujya kubona bunamye imigongo iri kubarya ibiki ukabona bari kunywa n'inzoga cyangwa itabi bitewe nuko bari gushaka imbaraga cyangwa ibindi bintu bishobora kubafasha kugira ngo babashe kuba batsinda cyangwa iki. Ariko mwe icyo ndi kubona ni ibintu bisanzwe ni imikino isanzwe nyine reka mvuge y'abana cyangwa y'urubyiruko cyangwa abanyeshuri. Urabona ko nta bintu byo kurya cyangwa kunywa. Ikindi ndabona harimo n'urukundo kuko urabona abari kuyikina barishimye nta munabi. Noneho ikindi kintu nakubaza katurebe wumva wazakora n'akarusho ku buryo ari ukuntu umwaritisi akora ikintu wenda cyangwa umupenturi bashushanya bakoresheje amarangi bagashyiraho nk'akarogo kayo kaba nyine wowe wumva uzayishyira wenda tuvuge nk'iriya nyuguti ya B washyizeho wumva uzashyiraho izina ryawe cyangwa inyuguti itangira izina ryawe? Ndarifite nyine nka rogo nashyiraho rogo bita oze. Oze bisobanuye iki? Bisobanuye solid nyine ni izina ryanjye. Ni izina ry'akazi. Ngagira icyo ubwira abari bagukurikiye. Abankurikiye bose nababwira ngo abantu birirwa mu rugo babuze icyo gukora abazi naha cyangwa abari buze kubireba bose bajya gusohoka nyine nabo bakajya kwikinira tuno dukino dore nta kintu dutwaye. Wenda se tugarutse inyuma gatoya hari indi mpano wifitemo ijyanye n'ibintu by'ubugeni byatumye utekereza aka kantu kuko ntabwo wabyuka ngo uhite ugatekereza udasanzwe ufite indi mpano yo gushushanya cyangwa ibijyanye no kubaza. Tuba dusanzwe nyine dukora utuntu tw'udukinisha ukuntu wabonanye n'ibindi bintu wagerageza akatuvuga ati reka ngerageze gukora biyari kuko ntabwo waba wicariwa nta kindi kintu uzi ngo tuvuga ngo urahagurutse ugiye gukora biyari haba hari ibindi bintu ukora. Byiza cyane noneho turabashimiye kabisa.